kumvira Uwiteka, nawe muhamagare mu mutima wawe umubwire ngo Uwiteka ndaguhamagara. Ari gitare kimana reka ngungireho. Imana igusumbishe amahanga, Imana ikurengere, Imana ikugirire neza, kuko ngo nta kizabuza umugambi w'Imana. Kandi Imana yacu kubera ko ishoboye byose, mureke tuyemerere, sibyo yemwe? Imana uriho abantu batabishaka ariko uriho. Haleluya. Uriho abaturanyi batabishaka ariko uriho. Haleluya. Uriho hari abavuga ngo uri aragapfa, uri arakagira ute, ariko uriho. Kubera iki? Kuba tutapfa ni ukubera iki? Kuba tutarwaye ni ukubera iki? Imana yacu ishoboye. Tugiye gusoma amagambo ari mu bure. Imana yabonye ko tuzatagangara, ishira abantu ibashiramo ibyayo, yego barabyandika kugira ngo uyu munsi tuzabe turi kuyaganiraho, sibyo yemwe? Nukuri turi mu bihe bitatworoheye, turi mu bihe bigoye, ariko Imana yacu itugirire neza. Iyo tugeze mu kwa kane tuba turi kwibuka abacu bazize jenoside, baho uko basa. Ese wowe ko utarapfuye hari icyo watanze? Hari korasi ndi kuririmba muri iyi minsi ngo ni iki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigeza aha? Hari amafaranga watanze? Nuko se ufite imiryango ikomeye? Ahubwo ni Imana yagize ute? Yabikoze. Imana yacu ishoboye. Ari ikigisho nari narateguye ko twaganiraho, kandi kiri muri Bibiliya, kuko nge ntabwo nshobora kuvuga amagambo atandukanye na Bibiliya, ahubwo ngomba kuvuga Bibiliya ni ubuhanuzi, nibwo buhanuzi bwonyine bugize ute? Butavangiye. Nge umuntu yashobora kujya mu yerekwa akakuvangirirwaho, ariko Bibiliya iyo uyisomye neza urasobanukirwa, izina ry'Imana rigahabwa ikiyemwe. Icyubahiro ni cy'Imana yonyine gusa, nta wundi bazagisangira. Haleluya. Kuba Imana rero yakurinze ikakuzana aha ngaha, Imana yandinze inzana aha ngaha, izina ryayo nirihabwa ikiyemwe. Mureke rero twiganirire ku magambo y'Imana ari kumfasha, kandi nawe ndagira ngo aze kugufasha. Ubundi izina ry'Imana rihabwa ikiyemwe. Tugiye gusoma ni ikigisho nawe umutwe uvuga ngo kumvira Uwiteka. Ese kumvira Uwiteka ni gute? Ni ukumvira ababyeyi, ni ukumvira mama, ni ukumvira papa, ni ukumvira abaturanyi. Haleluya. Abenshi bibwira ko kumvira Uwiteka ari ukumwumvira ya Mana iri mu ijuru, ariko Imana yaravuze ngo nimwumvira abavandimwe, nimwumvira ababyeyi banyu, burya ni ngiye muzaba mugize ute? Umutwe w'amagambo uratubwira ngo kumvira Uwiteka. Kumvira ikiyemwe? Iyo wumviye Uwiteka aguha umugisha, agusumbisha amahanga yose. Haleluya. Umudugudu utuyemo ndabugira ibibazo, niyo ugize ibibazo Uwiteka arakurengera. Haleluya. Iyo urwaye araza akakurwaza. Haleluya. Iyo ufite ibibazo araza akagusanga. Ngo aho data na mama batabaye yagize utemwe irandengera. Haleluya. Imana yacu ishoboye. Nukuri mureke tuyemerere, mureke tuyemerere, kuko ni Imana ishoboye. N'amagambo turasanga mu Guteka kwa kabiri ibice 28. Turahera ku murongo wa mbere. Uyu wacu yaza dusomere mu Guteka kwa kabiri. Haleluya. Umbabarire uze gutega amatwi. Ni ikigisho nawe umutwe uvuga ngo kumvira Uwiteka. Ese kumvira Uwiteka ni gute? Hari abaza mu nsengero bakumva ko baje kumvira Uwiteka, nyamara yasize mu rugo byadogereye. Ese yaje kumvira Uwiteka? Hari abaza gusenga amaze kurwana. Ese koko abaje kumvira Uwiteka? Reka turebe kumvira Uwiteka icyari cyo. Haleluya. Mu Guteka kwa kabiri ibice 28 ni mu ruhande rw'isezerano rya kera, kuri page 150
9:6. Abafite Bibiliya mu Gutegeka kwa kabiri ibice 28 tugiye guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Ubundi izina ry'Imana rihabwa ikemwe. Ni karibu. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kwa kabiri ibice 28 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Amen. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose gutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi iyi migisha yose izakuzaho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'icyibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira zirindwi. Amen. Murongo wa 8. Yego. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Shimwa mwami w'abami, wongeye kuduhereza amagambo ngo tuyaganire muri aka kanya. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ijambo rije ritubwira ngo kumvira Uwiteka. Kumvira Uwiteka, narindangiye mvuga ngo hari abumvira Uwiteka bakumva ko baraza mu nsengero, ariko kumvira Uwiteka burya bihera mu rugo. Bihera mu rugo. Reka twumvire ababyeyi, reka twumvire abavandimwe, reka twumvire abadukoresha, reka twumvire abo tubana nabo mu buzima bwa buri munsi. Umuntu wese waje ahangaha yumve ko kumvira Uwiteka biheriwe mu rugo bikagera mu bavandimwe, ngo kwanditswe ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumbamya kuva i Yerusalemu kugeza ku mpera y'isi. Duhera i Yerusalemu. Yerusalemu ni mu rugo. Ngano Mesiya muzima abana nanjye muri iri jambo, ntaba ari ngewe, ntaba ari abangaba turi kumwe, ahubwo izina ryawe ryururukire bane nabo. Reka bibe uko bishaka, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Abimana yagiriye neza. Haleluya. Abaje kumvira Uwiteka. Haleluya. Imana itugiriye neza cyane. Nkuko nahaye iki cyigisho umutwe uvuga ngo kumvira Uwiteka. Ese koko kumvira Uwiteka, wowe waje gusenga, nge naje gusenga, kumvira Uwiteka ni gute? Haleluya. Ni ikibazo ndi kwibaza kandi nawe ndi kukikubaza. Harabumva ko kumvira Uwiteka ari ukujya mu nzu y'Imana. Ndakurahiye ntabwo ariko bimeze. Wacu yigeze twigisha aratubwira ngo abantu muri iyi minsi bari kumvira abapasiteri. Pasiteri yahamagara umugore wa mugenzi we ngo ndagukeneye ku rusengero. Ibyo yari arimo gukora umugabo yamutegetse akabijugunya. Ese koko yumviye Uwiteka? Yumviye pasiteri? Ntabwo yumviye Uwiteka. Haleluya. Ngewe ngamusabye Imana Jean Marie Vianney, ngahamagara umugore wanjye ngo ngwino ndagukeneye, ngo ya ku rusengero barangeneye. Hajya yumviye ku rusengero cyangwa yakagombye kubanza yanyumvira akabona kumvira hehe? Haleluya. Reka mbabwire kumvira Uwiteka byumvikane ko nuko umwana uri hano, nukumvira umubyeyi. Haleluya. Nukumvira mwene nyina cyangwa mukuru we, nukumvira inshuti n'abavandimwe, ubundi ukabona ukumvira nde? Yo wumviye abo bose uba wumviye iki? Uwiteka. Haleluya. Hano aratubwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yo mu isi. Haleluya.
ntabwo izagusumbisha muri karitsiye utuyemo, ahubwo ngo izagusumbisha amahanga yose yo mu isi yose. Isi yose izakubaha kubera ko wumvikiye mwe. Haleluya, haleluya. Ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Wewe umugore uri hano umvira mugabo wawe, yego. Wowe mwana uri hano umvira umubyeyi. Nubumvira uzaba wumviye iki? Kuko abarokore muri iyi minsi bari gukora utuntu tutari twiza ngenda ari gukunda. Umuntu ari kuvuga ngo ngewe ndi umukristo, yego, ya ndirimbo y'108 ngunda kuririmba ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe, ariko wamubwira ngo kora biriye, ubukristo akahita butakaza aho kanya. Haleluya. Ugasanga ari gusambana, ugasanga ari gusinda, ugasanga ari kwiba, kandi ngo yumvira iki? Haleluya. Ahashize nigeze nganira n'umuvandimwe umwe arambwira ngo nubwo witwa umuvuga butumwa ariko hari aho utaragera. Niba nanjye nagiye mu ndege, ariko we ntabwo uzapfa utagiye mu ndege, kubera ko ivuga butumwa ryawe riba muri karitsiye. Ndamubwira ngo urakishe. Haleluya. Abantu bari kujya kuvuga ubutumwa mu mahanga, ariko muri karitsiye barabizambaguje. Haleluya. Siko biri kugenda muri iyi minsi. Muri karitsiye nguwo yateye abana babandamada, muri karitsiye nguwo ni umujura, ariko yagera muri Kigali cyangwa hanze yaho bakamufata ng'umwami. Ese koko ni umwami cyangwa yataye agakiza kera? Imana ishobora kukugendesha amahanga cyangwa Satana, kuko Satana afite imbaraga. Haleluya. Ariko ngewe nasomye Bibiliya irambwira ngo cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera n'abamanukira, ngo muzaba abagabo bo kumbamya kuva i Yerusalemu. Bibiliya itwereka ko kuva i Yerusalemu ni wawe mu rugo. Uzi kujya kuvuga ubutumwa umaze kugwana n'umugore wawe. Abenshi muri iyi minsi niko biri kugenda. Haleluya. Ngo iyo wumviye Uwiteka aguha umugisha, agusumbisha amahanga yose. Haleluya. Ngo Uwiteka azaguha umugisha mu mudugudu urimo. Haleluya. None umugisha azahumbera muri Kongo, azahumbera muri Amerika, azabanza wumbere mu mudugudu urimo. None ni gute mu mudugudu nakitwa ko ndi umunyamasengesho, nako ndi umunyabyaha, ariko nagera hanze ngitwa umunyamasengesho? Birakwiye? Haleluya. Ngo ijisho ry'Imana rirareba ndanato. Besha abantu ariko ntabwo uzabeshya Imana. Haleluya. Kandi ngo Imana yacu ndinegurirwa izuru, Imana yacu ni nyecyubahiro. Haleluya. Ngo izaguha umugisha mu mudugudu urimo, yego, mu mirima uhingamo izaguha umugisha. Haleluya. Ngewe Imana yacu ndayishima, iyo ndi kuyivuga mba numva nifitiye icyizere, kuko yambaye umugisha. Ngo aho data na mama batabaye yagize ute? Iriya korasiyo ndi kuyiririmba, rata umuhogo wanjye ngiye nuko warakakaye, nanyweye ibinyobwa byinshi, narasinze kera hayi, ariko Yesu yangiriye neza. Haleluya. Yesu yangiriye nukuri, nanjye ariko ndi kubyitoza, nzajya ndaririmba. Rata abangurikira nzajya ndaririmba, kuko ndi kumva ijwi ryanjye riri kugenda rikamuka, rigenda riyunguruka, kandi Yesu ashoboye. Iyo umwemerera rata aguha umugisha muri karitsiye, aho utuye, aho wageze wiba, ukagera ukuvuga Yesu, kandi bikagira utemwe. Haleluya. Rata yongeze mu rusengero ngabonamo umuntu twakoranye ibyaha kandi aracyabikora, ariko ngabona aracyajya muri riba, ariko urivuga indimi ndavuga ni Imana ushoboye byose, ukemera ko babivuga ariko ari abanyabyaha. Haleluya. Ariko ngo umunsi uzaba umwe, byose uko bingana ngo Imana ibishira imbere bose babirebe. Haleluya. Rata hepfo hatubwiye ku murongo wa 4 ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. Imbuto za hehe? N'abana bawe, n'abana bawe. Abana bawe Imana izabaha ikiyemwe.
umugisha kubera ko wubashye Imana. Haleluya. Ngo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inga zawe n'ukw'imikumbi yawe. Haleluya. Imana yacu ishoboye. Urukumva yo wubashye Uwiteka, ihene yawe ibyara babiri, yego, abandi iri kubyara imwe, ukayigurisha muri season nziza. Haleluya. Abandi baburiye wewe ugira utemwe urahabonera, kubera ko ni Imana ishoboye. Wowe waje gusenga, ndakubwira ngo ubaha Imana, kandi kubaha Imana banza wubaha bagenzi bawe. Haleluya. Kuko kubaha Imana bavuga ngo pfukama ugapfukama, bavuga ngo senga ugasenga, ntabwo ari byo bigaragaza kubaha Imana. Ahubwo kubaha Imana banza wubahe abo muri kumwe. Haleluya. Abo uri kumwe nabo nibo banza kubaha mbere yo kubaha iki muri twe. Nda muntu urahura n'Imana amaso ku yandi. N'uwigeze ahura nayo ni Mose, ngo yarasabye ngo mwami ngo ndashaka kunyereka. Byageze nyuma aravuga ngo no, nakubonye niba ari gucyuza ndago ngushaka. Ubwo ngo yabonye ibitangaza bikomeye cyane atigeze abonaho. Rata Imana iguhuze n'umuntu ukomeye. Haleluya. Imana ikohereza umuntu ugize ute. Imana yacu uzayibonera muri mugenzi wawe. Haleluya. Hano haratubwiye ngo hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Haleluya. Uzagira umugisha ku nshuti, abanzi bawe bazamwara. Abanzi bawe bazagira utemwe, bazamwara babonye Imana igusubije. Haleluya. Mukaritsiye ndakunda rata Imana nigusubirize aho wasebeye. Haleluya. Aho wiciwe n'inzara Imana nihaguhera ibiryo. Nge ndabwo nshaka Imana izaba imbere muri Amerika, ahubwo ni ibimbere muri karitsiye. Haleluya. Babone ko nasenze ikiyemwe, ivuga bikaba igategeka. Imana ni imbere z'ibiryo, ibimbere muri karitsiye nasonzeyemo, kandi ishoboye. Ariko uzi kugira ngo Imana iguhere inzu aho wakondeshereje, Imana yashoboye byose. Haleluya. Ngo abanzi bawe bazamwara babonye Imana igusubije. Baramwaraga ngo mbese uriya niwe cyangwa n'ubundi. Haleluya. Kubera ko ni Imana ishoboye. Ngo Uwiteka azategeka umugisha. Uwiteka ari yategeka. Nzabye Uwiteka ngo nategeke ku buzima bwawe. Haleluya. Niba byumvise mvugire ngo amena. Uwiteka nategeke ku buzima bwawe, aguhereza ibyo kujya, aguhereza ibyo kunywa. Izina ry'Imana rihabwa ikiyemwe. Ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. Uwiteka ari yategeka muri stock yawe ndihaburemo ifu, muri stock yawe ndihaburemo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Izina ry'Imana rihabwa ikiyemwe. Agerageza gukora byose kandi azaguhereza umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Haleluya. Uwiteka ngendi kumusaba ngo nambereze umugisha aho nduye. Haleluya. Ambereze umugisha kubona irigwana nabo namwe kandi abahereza ikiyemwe, kubera ko mwamusenze, kubera ko mwahamagaye Imana. Nawe ibaze guhamagara Imana, ariko ikigushakaho ni ukuyumvira, kandi kuyumvira ni ukumvira abo mubana. Haleluya. Ukumvira ikiyemwe, ukumvira abo mwirigwana, kuko ntabwo azaguhereza umugisha mu banyamahanga. Ndi kwifuza ngo nambereze umugisha kubo twirigwana, ubundi babone ko nasenze ikiyemwe. Kuko awumbaye ndi muri Kongo ntago mwabimenya, awumbaye ndi muri Amerika ntago mwabimenya, kandi nshaka ko mubimenya kubera ko twasenganye. Reka babimenya abo mwirigwana. Haleluya. Babone ko wasenze ikiyemwe. Kubyuka kare ngo mbese waba wararuhiye iki? Wa munsi utabonye Imana waba wararuhiye iki? Nukuri muvandimwe, icyo ngusaba ubaha Imana, ariko mbere yo kubaha Imana ndi ubaha Imana yo mu ijuru,
kuko turaramye hejuru tubona igicu, hari urayibonayo? Banza wubahe mugenzi wawe, mubana mwirigwana, wubahe umugore wawe, wubahe umugabo wawe, wubahe umwana wawe, wubahe umukozi wawe cyangwa se babandi mwirigwana. Nibo bazatuma Imana ikwishimira, izina ry'Imana rihabwa ikiremwe. None muvandimwe, nshuti yanjye, wamaze kumva amagambo menshi ko tugomba kumvira Uwiteka. Azaduha byinshi, ko nitumwumvira, nitwumvira ababyeyi ntacyo tuzabura. Iyo umubyeyi wawe umwubashye, hari icyo yakwima? Hari icyo yakwima? Haleluya! Imana yacu ni umubyeyi, mureke tuyubahe. Kandi kuyubaha ni ukubaha mama wawe, ukubaha papa wawe, ukubaha abavandimwe. Ibi bintu muri kubyumva neza hari? Twubahe ikiremwe. Nasomye muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28, niba tubwira ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ukandi kuva mu byaha niko iyo uvuye mu byaha urajijuka. Nanjye ubibabwira ntabwo nari nzi kubaha Imana, numvaga nakubaha Imana ngeze mu rusengero, bagera handi ku musaraba ngawunamira, ariko kuwunamira byararangiye. Umutima wanjye ndi umusinzi, ndi umusambanyi, ndi umunyamagambo, ndi umuntu mubi. Reka wubahe, reka banza wubahe bagenzi bawe. Tumaze kumenya ko nitwubaha ababyeyi bacu bazaduha byinshi. Haleluya! Kandi umubyeyi wacu ni Imana ishoboye. None mwene data, ushaka kubaha Imana? Ushaka kubaha umubyeyi wawe? Ababishaka, haleluya! Reka twubahe Imana. Numwumvira azaguha umugisha mu byo ukora byose, mu matungo yawe ndetse no mu rubyaro rwawe. None mwene data mushiki wanjye, ugeze hehe mu kumvira Uwiteka? Ugeze hehe mu kumukorera? Bana, mugeze hehe mwumvira ababyeyi banyu? Babyeyi, mugeze hehe mwumvira abagabo banyu? Haleluya! Bavandimwe, mugeze hehe mwumvira abaturanyi, inshuti? Kuko kumvira Imana ni ukumvira abo mubana. Haleluya! Nasomye birambira ngo irembo rijya mu ijuru riciye ko wita iki? Umwanzi wawe. None uzajya mu ijuru ugifite abanzi mu isi? Birashoboka ko wageraga mu rusengero ukumva ko uje kumvira Imana, nyamara hari abantu mumaze gutongana. Birakwiye? Ibi ntabwo wabyishoboza. Haguruka dusengane. Haguruka dusengane, wumvira Uwiteka. Tumaze kumenya ko ni wumvira Uwiteka azagusumbisha ikiremwe amahanga yose. Niba ushaka kumvira Uwiteka, nawe muhamagare mu mutima wawe, umubwire ngo Uwiteka ndaguhamagaye. Narinzi ko numvira ababyeyi, ngomba gukumvira bitanyuze mu babyeyi, ariko maze kumenya ko kukumvira ari ukubanza nanyura ku bavandimwe, ku nshuti, ku miryango, izina ry'Imana rigahabwa ikiremwe. Nawe tugiye gusengana. Usenge uri kubwira Imana ngo Mwami, nsange niba hari uri kubona hari unasuzuguye, umbabarire. Imana itubabarire. Yicaye ku ndebe y'imbabazi. Yesu aracyateze ibiganza. Nguko yandegeye ibiganza, nanjye yaranyakiriye. Narinzi ko kubaha Uwiteka ngomba kumuhamagara ndi kureba hejuru, ariko ngomba kubaha Uwiteka binyuze he ko tubana. Haleluya! Imana igusange kandi igusanganire. Tugiye gusenga uri kubwira Imana, uri guhamagara Imana, ukwibwira ngo Mwami naje, ndaje mvukamisha amavi y'umutima, ay'umubiri ndayaretse. Nasuzuguye bagenzi banjye, ndabasuzugura, none Mwami ndaje ngirire neza. Reka dusengane. Shimwe Mwami w'abantu, habwa icyubahiro Mana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego. Abamama baje, abapapa baje imbere zawe, baje imbere y'ubwiza bwawe. Yewe twari tuzi ko tugomba gusenga tureba hejuru, ariko tumaze kumenya ko uzadusubiriza hahandi twamwariye, uzadusubiriza muri karitsiye dutuyemo. Ngaho tanga umugisha muri karitsiye tubamo, tanga umugisha mu bavandimwe tuvukana nabo, tanga umugisha mu buryo bwose. Kubera ko twakumviye, kubera ko twumviye inshuti zacu, kubera ko twumviye ababyeyi bacu, kubera ko twumviye abatugana bose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro.
aka kanya dupfukamisha amavi y'umutima, ay'umubiri turayaretse, turapfukamye, turararamye, twarasuzuguye, twakoze ibyaha ntitwabasha kugera mu bwiza bwawe, ariko tubabarire, tubabarire. Twamaze kumenya ko uzadusubiriza muri karitsiye dutuyemo, kandi ujya ubikora bikemera. Nanjye wigeze ubingorera, ndagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka n'aba bavandimwe ubasubize, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waje gusenga adafite urugenzo, ubimuhereze. Waje gusenga afite inzara, ubimuhereze ibyo kurya, kandi ufite ibyo kurya byinshi, kuko ndasomye Bibiliya urambwiye ngo uzaduha umugisha mu byibo dufite, uzaduha buri kimwe cyose. Abafite ubukode batazi kwishyura ubishyurire, kandi byose urabishoboye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Birashoboka ko twakoze ibyaha, yewe ndi twamenye ukuntu tubikora, ariko dutsinzwe n'urubanza twese. Utubabarire Mesiya muzima, utubabarire. Yewe twakoze akazi kenshi tukubaha Imana, nyamara tutazi, tugasuzugura ba bosi, ariko tubabarire, utubabarire, utubabarire. Twaratukanye, twakoze ibyangwa n'amaso yawe, utubabarire, utubabarire, kandi utugirire impuhwe. Utubabarire, 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 utubabarire. Murengezi w'ubugingo, utubabarire. Dupfukamisha amavi y'umutima, utubabarire. Ngono bana natwe Mesiya muzima, utubabarire. Tumaze kumenya ko tugiye kukubaha, kugiye kuzadusubiriza aho turi, kugiye kuzadusubiriza mu bo tubana, kugiye kuzadusubiriza ukatwubakira, yewe ibyibo byacu bitazaburamo ibyo kurya, ko amazu yacu azahorana ituze kubera ko twakubashye. Reka twubahe ba mama, reka twubahe ba papa, reka twubahe abana, twubahe ba mama, ababyeyi twubahe, abo duturukaho cyangwa abo twirwana nabo, twubahe abaturanyi bacu, twubahe inshuti zacu. Habwa icyubahiro rero. Turangiye dukomera amashyi n'impundu. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu. Ni mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka wera. Haleluya. Abimana yarinze, haleluya.